Nanzovunguka ufite oya usibye ko ubwenge turabugira bayita erega nta muntu utabomora nawe urabomora mwibanga kandi kwaje wenda bo babibomora bakabishira kuri ku karubanda ariko bomora mwibanga aya nzapfa niko yo kubinyanga mugayo mu Kristo sha urakoze kuntumira ahantu heza iyo fise bayihishije we humure nkuzanye ku mazi ari ko hari njye kuzanye kubera plaka nagukoresheje utayizi konje kugusaba imbabazi cyane ukuri nta kibazo ubuzima bwawe bari kuzapfugeza ahantu nkahanga ntago nari kuzagera pe ndahakuzanye rero abayita kuri Chris Hotel iherereye ahantu bita ku Ruyenzi tugende aha ni abakire basohokera muri Kigali urufete ntari Imana nyici umwaka usigaye ngenda ahantu hasobanutse hameze neza nukuri Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane ni heza pe cameraman ngwini urabona ko ahantu mba nkuzanye ahantu hasobanutse ni heza rwose hano hasobanutse mba nkuzanye yes bakunzi ba Safi ya TV show reka mbasuhuze nitwa Prophet Noheli byukura bagirane aho nari niwe naga ariho nyite Yesu yaranyimuye uyu munsi wa none rero kuri Safi ya TV show ntabwo ari Safi iri bubaha ikaze ahubwo ninjye ugiye kubaha ikaze nahamagaye umukameraman wabigize umwuga ku majwi n'amashusho mukeneye umunyamakuru mwiza wagukorera ibiganiro byiza cyane kandi byiyubashye mu makwi atandukanye umufotographe wabigize umwuga kandi ukora ibintu neza cyane na wundi bamwita Tiote no umusore mwiza cyane kandi n'abandi bantu bamwifuza waba uri mu diaspora ashaka gufungura amacano ushaka gufasha mu bintu bitandukanye niwe turi kumwe uyu munsi wa none hanyuma na munsi namuhabwa namwanire Tiote hari plaka nigeze gukorera umuntu witwa Safi w'abanyarwanda Safi y'aba diaspora ibiryo by'abagabo reka mvuga gutyo namukoreye plank ndi kumwe na James wa Oliver ewana maze kumukora iyo pranka iramubabaza cyane aramamaga ati no ibintu wankoreye ntago ari byiza byambabaje atumfite abagabo benshi banyanze ubwo abakunzi wanjye banyanze ati n'abagabo nari mfite nibo benshi ku bakunzi mfite ati bambwiye ati wamenye umuceri ati twabonye yo gupropose nta kintu twakumarira ndavuga ni rero uyu munsi wa none eka nongere mutungure muhamagare impamvu namuhamagaye mugiye kumubona mu kanya navuze nti reka mamagare Safiyo kuko nageze amahirwe umuntu ni 50 ndavuga rero 50 ndakuramo 20 kumugura gafi keza mujyana kuri piscine mutembereze twicare musabe imbabazi nahandi turi rero namujyanye ku Ruyenzi murabizi ko ngiye nibera muri Kigali muri Gasabo inyarugenge reka mbabwire ngo ndabakunda cyane kandi ndabemera mukomeze no kugira icyumweru cyiza umunsi namusohokanye ariko cyumweru mbifurije icyumweru cyiza aho muherereye mu Rwanda muri mu mahanga njyewe n'umuhungu wanjye Timote turavuga ati reka tuze dutungure Safiyo ubu namuhamagaye ntabwo azi ko ari kamera ndabona ni Safiyo ngwino wihuta unsanga ahantu bita ku Ruyenzi ndashaka kukubwira akantu keza ubu ngubu ari kuri moto agiye kuhagera nko mu minota 5 cyangwa se umwe mwaramaze kumubona nta kindi gitumye mpamagara Safiyo banyarwandakazi ikintu gitumye muhamagara nukugira ngo musabe imbabazi ndetse n'abakunzi bakurwaho urujijo bamenye bya bindi twavuganaga ko bitari biri serie yari prank ariko ngo tubakina agakino gatume mwishima bamwe nabonye barabigize intambara abandi barabipanika abandi barabyishimira ariko nyine niko bigenda Kereva avuga ngo reka nizere kumeze neza ngo nibutameze neza ngo wowe Imana izakuhakumera neza rero Imana yohereza umugisha uyu munsi wa none ekanze mamagara Safiyo ndabona no kumamagara cyane yego Safi urahita ukata mu gahanda kagiye mu musore tuhagera okay sawa nta kibazo murumva ko mamagaye Safiyo kandi agiye kuhagera ubwo rero ewana uyu munsi ni show ibintu bigiye ku muriro banyarwandakazi reka mbabwire ngo umva Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho nanjye uyu munsi ngiye kwereka Safiyo ko mukunda narwango umukunda nka mama wanjye nka mushiki wanjye dorafite n'inkumi yankingira biramwabonye namwe mwabonye ko ari ibintu bitahura ntabwo twabana uriya n'umuntu umumama ukuze gusa tugira ngo tubahereze icyo bita showbiz nzima kandi itarimo amatiku itarimo amashyari itarimo ubugome ahubwo irimo ibyishimo bitandukanye hanyuma rero ngiye n'umukameraman wanjye tugiye kumanuka gutya gake mutubona rero tubereka ahantu hose nyamara ko ari heza namusohokanye ahantu hasobanutse kandi heza hameze neza cyane rero guys mube maso
mwitegereze baba niba ngo Prophete Noheli ngo ntacyo yamarira umuntu ngo niyasohoka n'umuntu ega buriya kudasohoka n'umuntu ni ubushobozi bucyo umuntu abafite ariko hari igihe ubushobozi bwinshi buboneka bwamara kuboneka bikaba byiza ko umuntu asangira n'undi rega na Yesu buriya yatumiraga intumwa ze bagasangira makaboza ibirenge akabatembereza ngira ngo ndabona Safi yaje we uhita umumurikaho umwerekane ubwo rero reka tubereke Safi ari maramanuka aza murakoze cyane Imana ibamugisha naho mukanya kandi kumusanganira Banyarwandakazi ngira ngo muramubona Safi yo dore nguriya araje ageze ku muryango kanjye kumusanganira musuhuze murabona ko namutungo ariko nubwo ni ntago ari bwisaze ko arabizi ko turi aba YouTuber ngiye mfite dore na mic zirahari cameraman arakomeza agenda bereka ibintu bimeze neza cyane dore Safi yaraje ngira ngo murabibona ko ibintu bimeze neza cyane abantu bakurikiye Safi yo TV show Safi yo Yes ongera nkoreka bya bindi ejo bundi ibintu ndangoroze ku bintu byankozeho yafata mikrofoni ukura ko tugiye kuganira nge nawe none se bite twibutsa abantu aha hantu ubone rero ni heza uri kwabona ndaheza pe gusohokanye neza rwose gukora cyagihe uyu munsi ngoma gusohokana oya ibintu wankoreye nohe ibintu wankoreye ntago ari byo rwose oya ntago ari byo ariko uzi ko wanteranyije n'inshuti zanyu oya humura niyo nje gukosora amakosa nakosheje oya ariko buriya gukora ikosa ukemera ko wakoze cyangwa ugasaba imbabazi byo ni byiza ndamamaga yari murari umbwira ati n'umugabo arugiye kumbi 500 ati nawe yasambwira ati nabonye bagutereye ivi umva byihorere harimwe abamborotse harimwe abantu oya niba kuborokora harimwe rwose ni mu mborokore ndarengana ngende umukobwa w'u Rwanda rwanyu murabibona ko Safi ako no hira prank ntuzongere kuyiha oya ziriya prank nanjye ndiko narazisezeye ziriya prank ntago ari zo abantu muvuga ngo mbarasohoka nyina abakecuru ngo mbatera amavi ni prank no ubushobozi buke twa dufite ni inzara ariko nuko abantu batakomeje ngo barebe ikiganiro bakaduha amafaranga ariko nuko abantu batakomeje ngo barebe ikiganiro ku munota wa nyuma babyerekanye ko ari prank narababwiye ariko hari abantu rero usanga barebe ikiganiro ntibakirangize biriya byari prank byari prank kandi kino no kintu none sohokanya ahantu heza jewe hari mama wambwiye ngo ngiye kuguha ibihumbi 50 ugenda usangiye na Safi ya gafi umujyane ku mazi muganire umubwira ati umusaba imbabazi kuko Safi yabyara mubabaje ibintu rero guys ndakuzanye ahantu heza basobanutse ni hoteli nziza ubushize waransondetse wanjyanye mu marangi oya nagukuye ahantu heza nakuzanye ahantu heza ahantu rwose ni Burayi aha bayita mu majyepfo hano ku Ruyenzi hoteli twa Chris Hotel iherereye hano ku Ruyenzi cyane niho nakuzanye ubwo ahantu heza bazama amafaranga yo kwamamaza nyine oya bazaza guhe rwose urumva ari niho nakuzanye nohe nukuri ndishimye jewe wamamagaye ndavuga ni bya bindi bya Noheli nubwo araje ongera nkorera ibintu by'amaprank yesi bya bindi ngira ngo hari indabo mbonanye se hari ibintu byinshi ako ngo zirandabyo wari wazikwiye kwirimbi nyana gusohoza ariko ngo Yesu ashimwe oya biriya ni ibintu bya James aba yapanga panze ariko uyu munsi wa none igihe hari so mbere yuko mvuga ibintu byinshi first of all reka mbanze nkubwire ngo witwaye neza merci niyo mpamvu nshaka kukushimira reka ngende umunyamugi nago ndi umunyacyaro bangomba kuba umunyamugi nyine mu bintu byose basuretse ko abantu baburira essence kuri station bakajya kuyishakira mu baturage babona Safi na Noheli babana bigakunda umubyeyi umujyaye uyu ngangana n'umuhungu wanjye nawa mukobwa wanjye usumba byavamo abantu baje bari ibintu bashiremo na logique bashiremo ariko rero nanjye none se nge wandarana inzara kubera se ariko se nohe nta kintu mpfana nawe uretse ko abantu bambura nyine uretse ko abantu ntabwo wambamura oya ntago nabikora kubera iki oya buri bambwiye umva se nohe wambamura bose babiri yaravuze ngo ukuri wambamura wambamura ntabwo nabikora yababa gwemana erega abantu nibakabone dukwana ibiganiro nabaye kamwana nabanzovu nabagire ngo bagire ngo ubwenge bwacu meze nk'ubwabo oya twebwe nako nabo bafite ubwenge kamene bibira Pawulo ngo yajyaga kubwiriza ahantu nko mu kabari yisanishaga n'abantu bahuhana oya nabo bafite ubwenge wibaza rero oya ubwenge bose ngo harabanje mumva bavanga bose ngo akanikegana yaka ngo nanzovunguka ufite ubwenge oya usibye ko ubwenge turabugira bayita erega nta muntu utabomora nawe urabomora mwibanga kandi kwaje wenda bo babibomora bakabishira kuri ku karubanda ariko bomora mwibanga aya nzapfa niko yo kubinyangamugayo ngo mu Kristo sha urakoze kuntumira ahantu heza iyo office bayihishije we humure nkuzanye ku mazi ariko
ko hari njye ukuzanye kubera plaque nagukoresheje utayizi ko nje kugusaba imbabazi cyane ukuri nta kibazo ubuzima bwawe bari kuzapfugeza ahantu nk'aha ntabwo nari kuzagera pe ndahakuzanye rero aha bayita kuri Chris Hotel iherereye ahantu bita ku Ruyenzi tugende aha ni abakire basohokera muri Kigali Profete Noheli Imana yanyicuye umwaka usigaye ngenda ahantu hasobanutse hameze neza nukuri Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane ni heza pe cameraman ngwini urabona ko ahantu mba nkuzanye ahantu hasobanutse ni heza rwose ahantu hasobanutse mba nkuzanye nukuri naho nari nuye TV ya Noheli na hari nundi mucuti wacu ufite channel twa Mishu Official aho hose mwagenda mukora subscribe mukatuzamura natwe rega turabana b'Imana turabakunda cyane mugiye kujya mubona ibintu byinshi cyane kuri Safi ya TV show kuri aho nari nuye TV mugiye kujya mubona ibintu byinshi hose tuba duhari tuhatwika ese hano hari n'akazi ki cyane ngiye nkunda gukata oya kandi we reka tuba tugere urajya ko ikiganiro tukira wese ko mbara waryohe udashaka kudakwica ikiganiro tugikore duhagaze kiranye ese nohe muri zira nebe ndicara kuyihe ngiye byancanze oya nuko ngo hano hari piscine hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye nabuzi nebe ndibwicareho kandi bafite na nebe z'abantu nyine baba big kamera masingira hose nyine hose twari bahandi hano tubagiye ari umuntu munini afite aho yicara ari umuntu muto cyangwa ngo mbanze gutemberezemo hano ntembereza hose kamerama twagiye hari ahirya ngo hari muraduha yo kwamamaza wow nibyo nakubwiraga rero Safi yo urabona nje wasanze nje nikundira ndimo nizo nikundira ariko mu gihe dutegereje abatwakira nkuko byari byagenze kura tukagirana ibibazo ariko bikaba byarangiye igihe utegereje abakwakira cyangwa se abakuzanire mu gikoni nakoresheje agafi uraba wihanganye nukuri nishimye kandi wakoze ibi byose n'abandi bantu babirebereho iyi ni urugero rwiza ku bandi kuba wumva ko wahemukiye umuntu warangiza ukiyunga nawe ni iby'agaciro nawe nari narakurakariye n'abakunzi banjye n'abashuti banjye babibone ndakubabariye wakoze cyane ndakubabariye rwose erega Safi abantu bajye bamenya uyu ni umubyeyi unduta ntabwo twabana uyu sinamurambagiza ahubwo yankingira yaba mushiki wanjye yaba mama wanjye kuko afite umukobwa tujya kungana afite n'umuhungu mukuru rero abantu mwari mwaramuborotse abagabo be mwamyishyuriraga inzu abamuhahiraga imiceri mukomeze mubikore ngewe rwose bira byari buraga byari nawe haraho ukabiriza ngo uyu no mukecuru uyu ni ikigeso no mukecuru ntabwo ndi ku kigero no zifite imyaka ingahe nge mfite ingahe ngifite 28 nawe 28 na 35 urumva bihura 35 urumva imyaka ndusha ni ingahe warabyaye sindabyara urumva ubwenge Mwezele kubesheri. Oya dibyi wari ubusa nta muntu y'imyaka 20 ashaka umukecuru imyaka 50. Nyamabondo nubwo mbona byibushye kuri adafite imyaka myinshi atakwemera ngo mupfe kubana gutyo gusa. Oya genda. Washira. Sha mujye muri. Senge Nyamabondo je namwemera. Sawa rero. Okay. Ikijambere nuko oya icyambere n'urukundo ibindi bizanyuma imyaka n'imibare nukagimera gutyo. Imyaka n'imibare. Ikindi cya kabiri abantu nyine nibakajya babona tukoze ibintu nka biriya nibakajya babishiraho ku mutima mbese babyegereza umutima oya bari planka kandi nibisanzwe tuba tugira ngo tubashimishe ariko ngewe nanasaba abanyarwanda imbabazi ntago nzongera gukora planka zituma abantu bambona nabi abantu bara uzibitutsi bagututse planka z'ibintu bidahura uzibitutsi bagututse none cyakora nturwara umutima pe oya uzise yuzaba umuntu ukomeye uca mu bikomeye yuzagera kure cyangwa ushaka kwihuta ushaka kugera kure cyangwa se kwihuta ugenda wenyine Sekare yabyaye iki yabyaye ibihumye ariko ushaka kwihuta ugenda wenyine ushaka kugera kure ujyana na benshi rero niyo ashaka kubwira abantu ngo nta kintu na kimwe wakora ngo kinezeza abantu icyo ni icyambere icya kabiri ntabwo ushobora kugera ku gasongero k'umusozi w'ibyo ushaka kugeraho uri kumwe n'abantu batatu Sani Barati Tobia na Geshe mu rubuka bagasenya cyo kintu babereyeho
kandi njye mbwira abanyarwanda n'abandi bantu badukurikiranye bari mu mahanga mu Rwanda hirya no hino kugira ngo uzambaze impamvu nseka cyangwa nishimye uzambaze amajoro narayindira kuko niyo menshi cyane amajoro warayurira n'ibibazo nahuye nabyo muri ayo majoro Senohe mubaza akantu waguhuza n'umugore w'umukire ufite ama etage ufite n'amato n'ibiki byose akaguza n'umugore w'umukene ariko uguha amahoro wahitamo bitewe n'ubuzima waciyemo nahitamo ubukire ubwo bukire se kwa kundi akubuza amahoro ukabiririramo ntugire na kimwe mbese nibyo biryo ntubibone ngo ukajya ubiririramo nibyo wakunda kugira ngo uzaririre mu igare uzaririre muri vewiti umusonga w'umuntu uri muri etaje n'umusonga w'umuntu uri kodesha buri kwezi bamwirukana ntago ari kimwe njya nkunda kuvuga ngo nta gahinda k'agasirimu kabari k'agasirimu naje gusanga kabaho ubusa amarira nyiri hoteli yarira niyo umuntu usanzwe yarira urabeshya cyane umuntu usanzwe yashaka ko atayarira ahubwo uyu nguyu akaba ari urira cyane guys mukomeze mukore subscribe kuri channel yitwa oya none jyewe najya nkubwire ko urukundo ari rwo rwa mbere sibyo urukundo ni rwo rwa mbere naho ibintu byo birashira ushobora gushaka umuntu ufite ibintu bigashira nakubwiye ngo umusonga w'umuntu uri mu igare si umusonga w'umuntu wicaye muri Veyuti cyangwa muri Benz aka kanyo tuza gutangira ama YouTube channel tuba tugeze kure ariko kubera ko twatangiye YouTube channel twarajijutse nyuma abantu baraturyanya amafaranga tugenda bakaduha 5 bakaduha 10 bakaduha 15 bakanaducyurira bakanagucira no mu maso ntabwo tuba turi gusabiriza nk'abandi tuba natwe tuvuga turi guha abandi akazi ariko natwe bizagenda uko twatangiye niko nabo batangiye ibintu byose ni buhoro buhoro cyane uriya mugore afite amabuno shawe murakoze cyane ndabakunda cyane Imana yabigisha bakagaruka bye bye mukore subscribe kuri Misho TV Safia TV show Nibondo Nyamabondo TV Nyamabondo TV aho nari nuye TV Imana ikomeze kubagirira neza turabakunda kandi nukuri tubabwire ko abantu dukorana turashize hamwe turakundana cyane Imana yabahereze murakoze cyane